ndabakunda ariko nanone kandi nanjye reka mbanze mbisuhurize burya ngo kutibanza bitera amazinda. Maranatha, umwami Yesu naze. Assalamu alaikum. Kristo Yesu akuzwe. Babandi batagira amadini, peace man. Mukomere cyane. Nuko rero arakoze cyane nanjye uhagaze aha ngaha. Amundi meza mahanga ndiye musi magiragira ati Mana ishimwe cyaye kagira ngo cyomoro cy'imitima. Ababyeyi barebye bati tukuze Diogene ntabwo ari humanya kandi nuzajya ujya kwivuga mbere yuko dutarama mu gitaramo cy'iwacu uzajya ugira uti nije mu muryango w'Imana nkashinganwa mwinjiramo ntabazi ijambo ry'Imana izanjye nazisize mu rwuri nta mushumba izarugema amajwi mwa n'ibidahari nka rero udatinye tabaro data waduhanze dutabaye atigana duha ubutumwa bamwe baratinya nge nyamara kubyumva negeje urumanukana n'inkuru ya rukuru nyikwirakwiza mu batiza niko kumva umva barayishima tingaho muza bashigishwa n'agahinda n'abashavuye waducunga watwicaze mu gicucu kiwe nikubise hasi ababuze abafiyanse bagira n'indege bamenye bati ni umuhumane nyagukesha mu gitaramo umuhungu umwe ngo arasobanukiwe n'ibanga ry'agasambi ryo gusenga ubudatuza na ya saa cyenda sinyisibe kugira ngo umwasi Satani atazantsinda burya akanyigamba n'umwami Yesu azaza asange ndi maso ariko Maranatha mumurize ibyo biganza mu mashyi ntabwo ni nabi mwoka byaramwa byaje nuko rero data mwiza twakiriye isi bitabangamira abatasi bogozi kikirambi Kigali numva ndizihiwe nanjye nakereye kubaha ikaze ariko nirengagiza ko wampaye inshingano zo kubaha ikaziye ndagira ngo unkundire data mwiza ujye juru muryango mugari wa Nizeyimana Eugene maze utwakirire isibo yaje ivunya hobe.